Mfite miliyari ngami ijana nta kibazo. Ngahe? Ijana nari nifitiye n'ibibazo. Mbasa ariko rero haga amafaranga gose maje kuguha. None nawe urancenga. Ariko do uti mpaye icyuma. Ejo yararukoze rero ubutoki. Reka da. Twahura. Ngakora. Ahasi avuze iki? Ariko nyine yame. None sinagoye mu 30 ukanda ngo ningukore kubitsi. Ubu igiti wakura wakunguka niki? Cyangwa ira etaje nyizeho hariya. Ntabwo nenzi kuzira Imana ko ni nahagera iteramo. Sorry. Urambabaje. Ntabwo nenzi ko nahagera. Rero bikomeza n'ubundi wabitangiye. Oya rwose oya ntibikambabara rwose. Ibyo nta kibazo. Nta kibazo ariko ntugira ngo nagasuzugura. Ubu kwasa ni kwajyoshe. Kirwa ngoguki. Ngoguki. Ngoguki kirwa ngoguki. Avuga se Oui, yes, baby. Yego. Hapana. No, urahahise. Subiri inyuma, Marisha na Niel. Radio rampu imeze nka Vanda, nuziyo Prutayi, imeze nka rampu, imeze neza nka Vanda te. Sunika nkugu sunika Sofia. Injiri, sakinguye. Okay. Injiri. Yes. Oui. Injira. Uri kuri telefone. Nubwo kuvugana n'abahungu. Dore. Karibu injira. Urukunyica byatakura urarihwanije we. Beraga nawe urashaje. Ngansuhuza. Komera amakuru kibise tuyeza kozwe. Uzugiye nagutegerereje. Nagutegereje. Yekira. Naramende gufashije. Funa muheto mbabavuye kuvoma nizanzana za hano ntaco buri mpaye si nkungu bivaga kuvoma biri kwirukanka byabura naho bikina mabigi bigicanga amagorore Kihorere wabitumye ku muhanda bihereza ibiciro bijye kugura indazi amakuru rero nari ngutegereje rwose utegereje reba ntuza mukuru wanje yapfuye abandi bagiye gushingura ubwo rero navuze inti bibaza ibyo bashaka none mbari agashubu ndimba naguhaye umugore wawe yagiye nawe umugore wawe nacoherejeyo kuko urumva ntabwo weho abapfuni bahamba abapfu babo amafaranga yose wayabahaye amafaranga yose wayabahaye oya harayo wasigaranye ushaka amafaranga se nicanyira pinote n'agwa 50 n'umugore sinaguhaye 40 siyo mukobwa amafaranga gose rani mu ngutiya gusa ushaka ngahe tureba ifite ngira gushaka nsko mfite na miliyari mfite miliyari ngami ijana nta kibazo ngahe ijana nari nifitiye n'ibibazo mbasa ariko rero haga amafaranga gose maje kuguha none nawe urancenga ariko do uti mpaye icyuma ejo yararukoze rero ubutoki reka da twahura ngakora ahasi avuze iki
ariko nyine yame None sinagoye mu 30 ukanda ngo ningukore kubitsi ubu igiti wakura wakunguka niki shanje hisho yampenda kwereka ibintu ngo hari 30 munini nabwo urambya ngo ningukore mu impanga Umusura akora ku matatu oya uzaje ukugenda kugenda ukora oya nawe rego ujye umenya ko buri gutanga udankore ku mukondo bisaba ngahe 500 basi reka urukundo turuve oya sheri ubwo nta mushinga gwawe muri mpamo y'Imana erega nawe ujye umenya ngenda cyari muto none dore kira gikecuru cyawe cyambara n'inguti yazinuka ariko nge uri maguru kureba enda ibarire we ati ndagukunda yewe ubwo nyine ubutaha urumva nyine twarebye mwaprayinze muri benshi ariko twarebye ibipapuro byawe tubona nyine ufite waprayinze neza cyane bivuze ngo nyine twabitekerejeho njyewe na timu yanjye cyane cyane umusore witwa Ruziga yaragukunze pe turagukunda twese niyo mpamvu twafashe umwanzuro yuko twakoresha aka-interview gatoya kugira ngo turebe cyane yuko na physically kabisa uragaragara neza ibyo ntacyo bitwaye gusa icyo nashaka ko tuganiraho ndashaka kugira ngo nyine tubanze turebe yuko umukozi eshe dushaka nwanyawe ndashaka umbwire urabiswa akazi kacu ari kwamamaza ndashaka umbwire ese ni izihe nyungu uzatuzana muri company yacu ikindi ese akamaro ko kwamamaza urakazi yego ndakazi bansobanurira nyine mu gakeya nkabanza mu akamaro ko kwamamaza njye numva ari nko kwamamaza kanguha urugero basi urumva company yacu ni ukwamamaza imodoka hari igihe wenda ushobora kuba ufite nka social media zikurikirwa n'abantu benshi ukabinyuzaho mbese ese muri ibyo ngibyo basi hari na kimwe waba ufite none ubutaha nzakwereka hano uzakora nzaza noneho byose nakuye have suzampoza mu byo gukora reka nyine urukundo hano ibi byana byaje cyabona nkwibu yubitseho cabibwiranye na nyina rero ni nk'isasu n'isake yamama nyine urumva byabigora reka tutirumukane tuja hepfo hari mu mwanya wanje bakuye amenyeje bundi ahafite amaroje ariko uranyongera ndi uranyongera ndi kibazo sina amafaranga nga tugenda kanze ndebe inkoni yanje noneho kwa bire ko haraba busohotse ucurame muri ramanga ucuri kubwonko mu nkwangu uhitumanukira muri ruhurura ndagusanga muri Nyabarongo harakukira ca Nyabarongo natagira ubona ko dushoreranya aga mfite ingenza social media zikurikirwa afite abantu bakurikirwa ari social media zonda zifite kurikirwa n'abantu benshi yego cyane ako numva ibyo bitaba bihagije njye ku bwanjye nakumva cyeka nkumaye nk'imwe mu modoka yanyu nkayitwara mu muhanda tukandika izina rya company yanyu abantu bose bakagenda bareba nkagenda mbibwira n'abaturanyi bo mu rugo hafi na hafi iwanjye duturanye mbese urumva akamaro ari uko twaguye imodoka ukagenda mu muhanda bari abantu benshi kandi bose baba bandeba baba bakureba yego niyo modoka baba bayibona ufite izina urazi cyane mbese ukagenda iwanyu ubwira abantu nese ubwo ngo twakinjiza iki se muri ibyo ngibyo ndazwi cyane muri karitsiye baranzi urazwi turabizi urazwi pe nyine nyuma yuko tuguhaye imodoka ukagenda mu muhanda hariho izina yego rya company ugiye kubwira abaturanyi nyine tuzinjiza iki uzabwira abaturanyi ese urumva abo bantu bazaba babibonye ari bakeya maze nibamara kubibona nyine bazabagana cyane ko iyo modoka izaba yanditseho izina rya company yanyu bazambaza mbereka aho mukorera babagane kugira hatagira umuntu turabukwa sibyo ariko nyine uzuzanya ndi genda yewe wohoye amafaranga
uzana nde ariko ibi ntabwo mbikundaga oya ibi ntakajamo uzane menshi rero ndaje bakubitsaga muri bene mupira muri South Africa oya muri Central Pastoral ntabandi ntabitsagamo ndaje kanze nebi igote Mutarambwiye ngo nzane hajya ngo zikoga amafaranga muhaye garaga isanduku yo guhamba mu mukuru wanje gaswira usindirwa nta nakantu nsomye kuba abakobwa igitsina gore kuko gifite uburozi ni mpamo y'Imana garabindi tuye amafaranga muhaye ntakoze no kwibera ageze he umbaye waba umuhaye igihumbi ndategwa yagiye ndagashahurwa bahana muraho ukomere nta kibazo mukomere makuru komera makuru kimwa amakuru Kristo yazakuzwe komera ewe bazu zuba rimeze nabi bazungu ewe bazungu nane agatobe nakira umushitsi sha inzira z'inaha zarahindutse wazi segererwaho yaje we uziko nari nzi ngo umuntu ashatse kuza hano nuko uraho muzee komera madam uraho makuru ki uraho komera ni mwanjye Kristo yazakuzwe yego hanga oya ako nta kibazo hano sawa yewe data we mukomere yewe igiti atase abagihe kigeze umva tujye tuvugisha ukuri yego urabona ko kubyara abahungu uri kubyara neza kubyara abana ukabyara ahungu n'akobwa wahunguye umuryango wahunguye n'ubukungu wambaye inkweto ego wese no kwinayo niyo mfuye kwambara kubera imikungugu n'inzira zo kuzina inkweto nta kibazo iwanje irasirira rigeze komera mwana ahubwo nari mpayobewe inama amayira garubatswe amazu ni menshi ntawe ushaka yewe komera kumuna se nazafungutse cyangwa ira etaje nyuzeho hariya ntabwo nenzi kuzira ry'Imana ko ni nahagera iterana sorry urambabaje ntabwo nenzi ko nahagera rero bikomeza n'ubundi wabitangiye oya rwose oya ntibikambabara rwose ibyo nta kibazo nta kibazo ariko ntugira ngo nagasuzuguro ntabwo ari agasuzuguro ni agasugure tubonye cyangwa agasikariye cyangwa kano kagiriyaje niko ubonye nyine ko gufungira umwanya wacu rwose ibyo ntitubipe n'impamvu ndibeshe kandi kwibesha urabizi ko bizaga ubwo ko natinyuka nkavuga ngo ugiye kukurambikaho inkweto nanjye ntinyutse kugusuzugura nahita ngira gutya ariko urampaguje yewe ko ntabwo nkikubona ku misiyoni aho batwujurije rero santarari abantu nukuza ari nk'uruvunganzoka ntiwamenya ngo mugenzi wawe ni ubuhe bose nukubona basa hari igice baduteguye cyo kwicaramo abaje bambaye imyenda ishaje n'abambaye imisha ubwo rero kandi imisa ya mbere niyo wakundaga ntabwo ukiyitabira amakuru bimeze bite
uri umutubuzi kandi nkubwo ngusiga nkoresha cyangwa uri umunyerondo nako nakaza ariko gapfa kuba ari uko umwuga kandi ukunze igihugu oya hari ure numva ubyebere ku izina ry'Imana ntabwo ibintu njya kumanga ngahura na izina ry'Imana usa utaratsugiye ako bagore ndebera abagore wa muhungu abagore b'iki gihe mwana w'ingwerane ubu urakibira igisera akamangagiye oya ntabwo iyicarire ubu kandi wabivuze ibiki wabivuze narenze ko nje kwivugira ibintu ubu wabona waje ugahubuka ugakiruka aho ngaho wese wayivugishije ibirenge rero rata mu mwanya wanje ndakumva mwana nyirabazungu ari nyirabazungu ari urukumva nyirabazu tija gusajya kura mwakuriyo hirya mu gikari manzariya tarakajya mu gikari temere igutiye abiri nusireka mpuze narababaye ukumva ku gahuye nyine ibintu aje arimo kuvuga wavuze ni ibiki ko nta kintu wari wakambwira reka usu wasanga abagore wambaye ubwo rero urabizi twabanye nabi twasangiye icoko no mu ibuguza ryanje nawe ntawigeze ateba undi mpaga cyangwa mutere sedondi twajaga umujo gumwe ntabwo nshobora kubyemera buri muntu ni uko umugabo we afite umugore mwiza ashaka ngo ngende mubi buri muntu ku mugabo we mwana rata ngende mubi ndi mubi nyiranku wakwicaye dukoresha inda balance kandi avuze ngo buri muntu ku mugabo we tugura n'abagore ntabwo uri kubyumva by'umugabo ari kubyumva yerwa ngo iki uri kubyumva bikobwa nta hantu ni heza iri rangi muzongeye musiga ubu bwoko ni byiza pere bihanganaga n'ivumbi umva ku buryo wavuga ngo nyiraba zungu kutoka Ulaya cyiza sha warangiza ukaba ngo ngurane n'umuntu twa nyiragotse umva tugenze ubu kwasa niko aryoshye ngira kwa ngo iki ngo iki ngo iki avuga